iyi nkuru ugiye kureba ushobora kuza gusoza kuyireba ufite amarira menshi. Barakwereka ahangaha uyu mudamu uri ahangaha inyuma y'uyu mugabo aravuga ati sheri, uyu munsi ngiye kuba nagutungura ngo ufitiye surprise nziza cyane. Gusa uyu mudamu uri ahangaha ari kumwe n'undi mugabo ufite ibuye rinini cyane ndetse riziritse kuri kano kagare. Uyu nguyu aravuga ati bigire vuba vuba tubisoze hakiri kare. Barakwereka ahangaha uyu nguyu ateruye ikibuye, uyu mugabo uri ahangaha baziritse mu maso aravuga ati sheri, rwose nizeye igihe nk'iki ngiki kuko ugiye unkorera udutendo ukantungura byose bikangendekera neza. Ati kandi urabizi yuko nkukunda bimwe bya nyabyo. Uyu munsi rero byibuza reka nizere yuko surprise umfitiye ari nziza. Umugore uri ahangaha aravuga ati sheri, urabizi neza ko njye ntabwo njya nkutererana mu bintu byose kandi urabizi ko buri kimwe cyose ndagikora ku bwawe. Ndagira ngo rero nkwereke impano nkufitiye, nawe nuza kuyibona uraza kugira ubwoba ndetse n'impano nziza tuzabana ubuzima bwacu bwose. Uyu nguyu yarangije acira isiri inshoreke ye. Uyu mudamu uri ahangaha ari kumwe n'inshoreke ye ariko uyu mugabo ntabyo azi. Uyu mugabo w'inshoreke ye yanase ibuye ahangaha muri ano mazi ni ku kiraro bahagaze. Uyu mudamu uri ahangaha arangije aravuga ati sheri, noneho ubu natangira. Barangije disi ubwo bamunaze mu mazi. Barakwereka ahangaha uyu mugabo nta kindi disi yamanukiye mu mazi. Undebe ubugome bwa bamwe mu bantu bo kuri ino si. Barakwereka ahangaha uyu mubyeyi uri ahangaha kudisi, barakwereka yituye mu mazi aravuga ati koko ibi nibyo bintu nkoresheri. Ati kuki muri abagome koko? Ati kubera iki mugira umutima mubi? Ubu mwifuje kunta mu mazi kugira ngo mugende mubane koko? Uyu mugabo uri ahangaha yarishimye amera neza aravuga ati rwose turabikoze byose bigenze neza. Uyu nguyu nawe aravuga ati sheri, urabona yuko uyu munsi tubigenjeje nk'uko twabyifuzaga. Ati ubu ngubu kirapfuye tugiye kugenda tubeho neza. Mana nyagasani, ese ubu bugome buva hehe? Barakwereka ahangaha uyu mudamu uri ahangaha nyagasani arishimye ameze neza ndetse ahangaha yaramaze gukora igikorwa ngo cyiza. Mbibutse yuko ibi bintu akoze ntabwo ari ibintu byiza mw'abantu mwe, ntabwo ari ibintu byiza byo kuba wafata umugabo wawe ukamwica kugira ngo ngusane inshoreke. Uyu mugabo uri ahangaha yabuze umuntu umufasha, ari kuvuga ati hagize umuntu umfasha. Ati mana yanjye, ese koko ndazira iki? Ndazira gushaka nabi? Ndabizi neza yuko mana yanjye uramfasha nkaba nava muri ano mazi. Barakwereka abagome bafashe urugendo ndetse ubwo bamusize mu mazi. Sinzi ngo hariya ngo warokoka, sinzi nimba warokoka. Barakwereka batangiye gutaha gake gake. Ubundi ni amahoro y'umunyabyaha nyagasani, ese karaza kurangira gute? Nakubwiye ngo ahangaha ni kuri Kaba Films. Utagenda udakande subscribe aho hasi ukande like kugira ngo tubone ko turi kumwe, kugira ngo turebe akantu ngukandi. Uyu nguyu ahangaha nyagasani kuva mu mazi byamunaniye. Mbibutse yuko muri ano mazi bari banamuziritse amaguru, bivuze ngo ahangaha kuvamo cyaba ari ikibazo. Barakwereka disi ku rundi ruhande hari umukobwa uri gushaka amabuye y'agaciro ngo arabe ko yabona icyarya. Aravuga ati mana yanjye, ese kubera iki umunsi wose urangira ntarabona n'ikintu na kimwe? Ese kuko urabona nabaho gute? Uyu mugabo uri ahangaha amazi yakomeje kumubana agaterera nzamba kuva amaha byanze. Arasenga ati mana yanjye, ese kuko wamfashije nkaba nava muri ano mazi natarakonjeramo ngo mbure umwuka mfe? Uyu mugore uri ahangaha aravuga ati koko mana yanjye, dore igihe cyose maze urabizi neza yuko maze icyumweru cyose nshaka amabuye y'agaciro ngo ndebe ko navuza mama wanjye, none dore nta n'ikintu na kimwe ndabona. Urabona yuko ari ikibazo mana yanjye, ese kuko wamfashije? Barakwereka uyu mukobwa ukiri ahangaha asenga Imana atishamo avuga ati ndifuza yuko wamfasha byibuze nanjye nkaza kubona icyo ndya, nkabona umugati w'uyu munsi, kuko urabona yuko ari ikibazo gikomeye cyane. Ndabizi neza ko mana yanjye aho uri hose urimo kunyumva. Gusa uyu mubyeyi uri ahangaha harimo aribaza ibyo ari bukore byamuyobeye. Aracyashakisha ahangaha amabuye y'agaciro, byakomeje kumubana ikibazo. Gusa hari uri mu mazi impande ye, gusa ntabwo arabimenya. Uri impande ari
gusakuza cyane acishamo avuga ati hagize umuntu mfasha, nimba hari umuntu uri hafi aha ngaha yampaye ubufasha akaba yankura muri ano mazi. Gusa uyu nguyu nta kintu arumva, aracyashakisha amabuye y'agaciro ngo arebe ko ari buze kubona icyarya. Gusa akiri muri ibyo ngibyo yagiye kumva yumva hari umuntu uri gusakuza hafi aho ngaho, aravuga ati reka mbanze ndebe ikiri gusakuza kubera yuko ntago nabyumva. Barakwereka aha ngaha uyu mukobwa arangije aravuga ati reka nze nkore uko nshoboye kose Mana yanjye, mfite ubwoba. Yitabaje Imana aravuga ati Mana mfasha ataba ari ibisambo bigiye kungirira nabi, ubimfashemo ndebe ko ndaza kururukuka. Barakwereka uyu mukobwa afite ubwoba ndetse hano yari ameze nabi, yitabaza Imana ati reka ndebe yuko byibuze nareba ikiri gusakuza ndebe ko nanjye nahunga. Wasanga ari na bya bisambo bijya biza kutwiba, bijya biza kutwambura hano. Arangije aravuga ati reka nze ndebe, reka manze ndebe ibiri kujya mbere, ndahita ngaruka mu kanya gatoya. Yafashe urugendo yerekeza ahari kubera urusaku. Mbibutse yuko uhari ni wa mugabo uri gusakuza kubera yuko yabuze umuntu umukura muri ano mazi, yamaze gukonjera mu mazi, ndetse bivuze ngo aramutse amazemo igihe kinini ashobora kuba yahwera. Arangije uyu nguyu yaravuze ati kubera iki madamu wanjye agira umutima mubi, ati kubera iki akoze ibi ngibi akaba yansiga aha ngaha nkasigara ngaha ameze nabi. Barakwereka uyu mudamu uri aha ngaha yaje asatira ahantu hari gusakuriza ndetse ahantu hari urusaku rwinshi cyane, avuga ati ntabwo mbyumva, reka nze ndebe ikiri kujya mbere, ndebe yuko ndaza kugira icyo nakora. Barakwereka aha ngaha uyu nguyu disi amazi yamaze kuba yamurenga, yabuze imbaraga. Uyu nguyu yageze aha ngaha agira ubwoba, aravuga ati ibi ntabwo bishoboka, ntabwo byumvikana pe, kuntu umuntu bamusiga mu mazi. Uyu nguyu ari mu mazi ari kuvuga ati koko Mana ubu nziza iki? Uyu mukobwa ageze aha ngaha aravuga ati yewe Nyagasani, ati ninde wagusize hano muri ano mazi koko? Uyu mugabo uri aha ngaha aravuga ati rwose mfasha umvane muri ano mazi ndebe ko ndaza kuvamo. Uyu mukobwa yakomeje kurwana no kuvanamo uyu mugabo ariko biramunanira, abura imbaraga. Uyu mugabo aravuga ati rwose aba ni abantu bantaye mu mazi batifuza yuko nabaho, none nibo bakoze ibi byose bakaba bana muri ano mazi, ahubwo wakora uko ushoboye kose ukamvanamo. Uyu mukobwa yarwanye urugamba rukomeye cyane ngo arebe ko yamukuramo, ariko imbaraga zikomeza kuba nke, ntabwo tuzi ngo biraza kurangira gute. We reba inkuru, ndabizi neza ko iyi nkuru irarangira wasobanukiwe akantu ku kandi ndetse wakuyemo n'isomo ry'ubuzima. Barakwereka aha ngaha uyu mukobwa akomeza kuvuga ati ndabizi neza ko uramera neza, reka mbanze ngire hano hirya ngire icyo nzana, noneho nze dukomezanye. Barakwereka uyu mugabo yasigaye aha ngaha mu mazi disi, barakwereka amazi yari yamukubise hahandi umuntu agenda agakonja akamera nka barafu. Uyu mukobwa uri aha ngaha yarwanye no kuba yasubira inyuma ngo azane kariya gatebo ke kamwe yashakiragamo amabuye ngo arebe ko byibuza yabona icyarya. Uyu musore uri aha ngaha ndetse uyu ni umugabo yasigaye aha ngaha yibaza uburyo ari buze kuva hano. Uyu nguyu yakomeje gusubira inyuma ngo arebe ko byibuza ari buze kubona igitebo cye. Gusa ageze aha ngaha, buriya kugira neza aba ari ibintu byiza cyane. Ageze aha ngaha yasanze aho yasize igitebo cye yasanzemo zahabu ndetse n'amabuye y'agaciro meza bihagaze amafaranga menshi. Ageze aha ngaha aravuga ati ibi ntabwo bishoboka, ati ko nzi ko nasizemo ubusa, ibi ngibi byaba bivuye Mana yanjye. Ese Mana yanjye byibuza wumvishije isengesho ryanjye urangije uramfasha muri ubu buryo, mbega ukuntu ari ibintu byiza, hati ndumva nishimye Mana yanjye. Ese kuko aya ni amabuye y'agaciro mbonye cyangwa ntago ariyo? Uyu mukobwa uri aha ngaha yashimishijwe n'ibyo yari abonye muri kano gatebo kiwe, aravuga ati reka nze manze nabare uyu musore byibuza nigendere meze neza, kubera yuko aya mabuye byibuza mbonye ashobora kumpa ubutunzi bwinshi, nkabaho neza byibuza umunsi wose nkaba numva ntuje. Uyu mukobwa uri aha ngaha aravuga ati Mana yanjye byibuza urakoze kuri ino nshuro, ndagushimiye cyane, ni ibintu byiza kuba umfashije. Uyu mukobwa uri aha ngaha
ibyishimo byaramurenze ndetse arangije aramwenyura aravuga ati urakoze cyane, ubundi iki ni cyo gihe mba nkukeneye ngo mfashe muri byose kubera yuko ndishimye pe. Urabizi neza ko nari maze igihe kinini nshakisha ano mabuye y'agaciro ariko narayabuze, none ahangaha urakoze cyane, ndagushimiye cyane mana yanjye, ni ibintu byiza. Hati ntabwo natekerezaga yuko nabona amabuye y'agaciro angana gutya, ndabizi neza ko ari wowe bikoze kandi urakoze mana yanjye. Byibuza umuntu uri kuri ino si ubu murebera umunsi ku munsi, urabizi yuko nari mbaye mu buzima bwa gikene, mu buzima bugoranye. Uyu mukobwa uri ahangaha urabona yuko birakugira neza nta keza, haba ari byiza cyane, haba ari akeza keza. Gusa uyu mukobwa ageze ahangaha aravuga ati reka nkufashe nkuvane ahangaha twigendere, byibuza abashatse kugutama ahangaha bakorwe n'isoni nkujyane imuhira. Uyu mukobwa nta kindi yakoze sibyo kurwana no gutabara uyu mugabo. Uyu mugabo yari yazanzamutse disi ahangaha, yazahaye bimwe bya nyabyo ku buryo amazi yari yamukubise akaba ubutita. Hano icyari gisigaye ni ukuba yahwera, hakaba yabura umwuka ndetse akabura umwuka wo kuba yakivana muri ano mazi. Ndebere neza witonze. Arangije aravuga ati mfata nkwereke ngutabare nkuvana ahangaha twigendere, ndabizi neza ko uraza gukira kandi ibintu byose biraza kugenda neza. Arangije aravuga ati byibuza mfata unkomeze ndebe ko ndaza kukuvana ahangaha. Gusa bidatinze reka batwereke ahangaha. Yahise amuzana kwa muganga ndetse hano yari atangiye koroherwa, arimo aganira na muganga amuvuga ati muganga, hati rwose muvure vuba ndebe ko yakira, kubera yuko namukuye ahantu mu mazi nanjye ntabwo nzi ngo ninde wamutayemo pe. Gusa niho namuvanye ubwo nari ndimo nshakisha imibereho yanjye. Muganga aramubwira ati se bamwita nde? Avuga ati ntabwo nzi amazina ye pe, ntabwo nzi ukuntu yitwa, gusa wowe kora ibyo wumva nk'umuganga umuvure kandi aze kuza gukira amere neza, ndabizi neza ko biraza gukunda. Barakwereka ahangaha uyu musore nta mugabo aracyaryamye hariya ameze nabi ndetse hano yari atangiye koroherwa nyine gake gake. Urabizi neza ko umuntu bari bataye mu mazi ntabwo yavamo bahita bamujyana mu rugo atameze neza nyine. Barakwereka uyu muganga avuga ati ndabizi neza ko uyu mugabo araza kumera neza kandi byose nyine biragenda neza pe, bitewe na resulta ndi kubona biraza kugenda neza. Humura ari koroherwa rwose 100%. Mu kanya gato byibuza mushobora no gutaha mukajya imuhira kandi byose bikaza kugenda neza. Uyu nguyu aravuga ati muganga, ndagushimiye cyane, wakoze gutabara ubuzima bw'uyu mugabo kandi nyine ndanagushimiye pe, Imana ijye ikumera umugisha kubera yuko Imana nta kintu itakora wa muntu we, ndagushimiye pe. Gusa arangije barakwereka ahangaha bakiri ahangaha, ubwo ngubwo desi uyu murwayi we yarari ahangaha yumviriza ibyo barimo baravuga ndetse uyu muganga arangije abwira uyu mukobwa, aravuga ati se uyu mugabo nta hantu waba umuzi? Aravuga ati ho warabyo wibimbaza cyane. Uyu nguyu yasigaye ahangaha asigarana n'uwo yatabaye, arangije aza amwegera gake gake. Yaje amwegera gake aravuga ati ndabizi neza kuraza kumera neza. Ati muganga arambwiye ngo ejo tuzata dutaha, ejo uzaba worohewe umeze neza kandi nyine nanjye urabizi neza ko mba mu rugo njyenyine, dushobora no gutaha turi kumwe tukanibanira, rega ntawamenya nyagasani. Uyu yari umukobwa ndetse kuba yakitabarira umuntu amukuye mu mazi nibyo byonyine disi bitumye hahita amwikundira. Uyu musore arangije umugabo aramubwira ati mfite ikibazo, kuvuga biri kwanga pe, ntabwo ndi kubasha kuvuga neza, gusa nanjye ndabyemeye kandi nyine ubyumve neza, ibyo ndi kukubwira byose ni ukuri. Urabizi ntabwo nakubeshya, ndakubwiza ukuri pe, ibyo byumve nk'ukuri ntubyumve nk'ibinyoma. Ati nituramuka tuvuye ahangaha ndi muzima meze neza tuzahita twibanira, ntabwo nzatekereza gusubira mu rugo ngo byibuza njye kubareba mu maso. Ndabizi neza ko byibuza imitungo rwose ufite
izadufasha tugashaka n'indi tugakomeza kwibana. Ni umukobwa aravuga ati wikiyorosora, urabizi neza yuko wari ukonje, ugomba gufata ubushyuhe hano ukamera neza kugira ngo nyine ibintu byose bize kugenda neza. Uyu mudamu uri ahangaha kubera kugira umutima mwiza nibyo byatumye abona umugabo ufite umutima mwiza, ibintu bikagenda neza. Buriya Imana nta hantu itanyuza ibintu byayo. Barakwereka ahangaha wa mudamu twatangiranye nawe ari kumwe n'undi mugabo bari kumuta mu mazi, hari umugabo wamusohokanye, wa mugabo w'inshoreke arangije aravuga ati maze kukurambirwa pe, ibyo ngibyo ubimenye, dore n'amafaranga yaradushiranye, rero urabizi ntabwo nashobora kubana nawe nta mafaranga ahari nta kigihari, ibyo ngibyo ubimenye, kugera kuri ino nshuro ndakwirukanye ugende. Uyu mudamu uri ahangaha aravuga ati kubera iki unyirukanye koko urabizi neza ko umugabo wanjye njya kumuta mu mazi wari wansezeranyije yuko tuzabana akaramata, none kuri ino nshuro urampindutse koko, uranyanze bigeze ahangaha, bigeze nawe unyirukana. Uyu mugabo aravuga ati sohoka genda uva ahangaha, ndabizi neza ko ubu nakigukeneye, isohokere wigendere pe. Ati ubu ngubu amafaranga yarashije, naje hano nkurikiye amafaranga sinigeze nkukunda. Ati ubwo wari ikigoryi gufata umugabo wawe mwabanye ukemera ukamwica kugira ngo ubane nanjye, we nta bwenge ugira pe, nanjye wazanyica, nta rukundo na ruke we ugira pe. Ibaze nawe igitekerezo wagize cyo gufata umugabo wawe ukamwica kugira ngo wegukane amafaranga ye, none se ubu amafaranga ye ashije arangiye, ubu ngubu noneho uraza kuba wutera. Ati cyakoza ubu ngubu nta kindi kintu naba nagufasha sibye kukubwira ngo va ahangaha wigendere, nta kindi kintu nagufasha, ibyo ngibyo ubimenye. Uyu mugabo uri ahangaha arangije abwira uyu mugore ati sohoka genda singukeneye. Umudamu ati ndakwinginze sheri winyirukana, ndakwinginze winyirukana rwose, ntabwo nshaka kuba nava ahangaha, sinshaka kugenda. Uyu mudamu uri ahangaha kugira nabi n'akeza kabyo, yagiriye nabi umugabo we kugira ngo aze ngo abane n'inshoreke ye, none amafaranga ararangiye arashije, none ngo disi yifuje kuba yamwirukana kubera yuko nabundi bazananye atamukunda. Uyu mudamu uri ahangaha yatangiye kuba yarira, ndetse ahangaha aravuga ati koko ibi byose nabikoreye iki koko, kubera iki ibi ngibi bibaye, ndabizi neza ko kugira nabi nabundi n'akeza kabyo. Uyu mudamu uri ahangaha barakwereka yarahuye n'ibibazo bikomeye cyane, ndetse ibintu yakoze nawe ntabwo ari ibintu byiza. Aravuga ati nta kundi, reka ngende ngiye kugwa ku gasi ndebe ko byibuza nazabona n'uwampfungurira. Barakwereka kugira nabi n'akeza kabyo, ubundi ngo nta heza pe nko kugira nabi. Gusa uyu nguyu arangije agenda gake, ubundi ntakeza ku munyabyaha. Uyu nguyu yagize gutya abagenda gake afite n'intimba ku mutima, yari atwite arimo agenda avuga ati koko mana yanjye ibi byose nabikoreye iki kugira ngo bigere naho umugabo wanjye ansiga nkasigara njyenyine, ese nzabaho? Barakwereka inyuma ye hari imodoka ya Kia yari irimo igenda gake gake iza yitonze, izivuza amahoni ati wavuye mu nzira koko, urifuza iki ahangaha mu muhanda koko? Hari umuntu utwaye imodoka urimo kugenda avuza amahoni, uyu nguyu kuva mu nzira byanze, ndetse ahangaha ni hahandi umuntu agera amatwi akageraho atari kumva atameze neza, ari kugenda gake gake hanyuze amasenga ati kubera iki ibi bibaye, ntabwo natekerezaga yuko ibi byaba. Gusa ucunge neza umuntu uvuye mu modoka. Uyu muntu uvuye mu modoka ni wa wundi twatangiranye nawe, uyu mugore agiye guta mu mazi. Uyu nguyu ageze ahangaha aravuga ati yewe muntu uri mu muhanda urifuza iki? Umuntu uhagaze mu muhanda urifuza iki? Uyu nguyu yarahindukiye, ndetse mu kuba yahindukira arebye ahangaha agiramo ubwoba. Uyu mugabo arangije aravuga ati sheri, ati si wowe nyagasani? Ahangaha yarikanze. Uyu mudamu arangije aravuga ati sheri umbabarire nagize nabi kandi umbabarire ndakwinginze pe. Uyu mugabo arahangara aravuga ati none se kandi byakugendekeye gutera ko mwanaye mu mazi mukanyica?
ubu mwari muzi ko rero napfuye, mwaranaye mu mazi mushaka ko mpfa, ndetse nabasigiye n'imitungo yanjye, amafaranga yanjye yose narayabasigiye, ngaho muzagende muyarye pe. None ndi kubona usekeje. Uyu nguyu yaravuze ati sheri, byangendekeye nabi, ati inshoreke yanjye inkozeho niyo yatumye byose biba, urabona yuko nanjye ubu tuvugana simeze neza. Uyu mugabo aravuga ati urabona ko mpagaze n'amaboko yanjye se, urabona ko meze neza, mwifuje kunyica, ati we uri umugambanyi mubi cyane, ibintu wakoze urabizi neza ko atari ibintu byiza, wagize nabi. None ubu ngubu nawe bona isi ikwikaragireho, ubone yuko akebo wangereyemo nawe kaguhinduka kakaba kakugaruka. Uyu mudamu uri aha ngaha aravuga ati mana yanjye, ese kuko ibi naba narabikoreye iki? Kubera iki kugira nabi naba narabikoze? Uyu mugabo arangije aramubwira ati cyakoza ikintu kimwe nagufasha, nuko nakubwira ati va mu nzira, njye na sheri wanjye twigendere, kubera yuko wowe ntacyo umaze pe, ibyo ngibyo ubimenye. Urabona umukobwa nsigaye mbana nawe, ubona ukuntu ari mwiza, none weho umutima mubi ufite n'abundi uzapfana nawe. Nyagasani, nakubwiye ngo ahangaha kugira nabi ni akeza kabyo, ndetse ujye ugira neza kugira ngo nyine ukomeze kuba muri ino si. Urabizi neza ko nawe utazi ukuntu wahageze. Gira neza wigendere, bye bye.